Ni ikibazo cya match fixing gikomeje kugenda kivugwa mu Rwanda. Magingo aya ngaya SG wa Ferwafa ndetse wamaje no kujya mu nshingano yitwa Boni Mugabe, ni byinshi yagiye bitangazaho mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cya hano mu Rwanda, kimwe agenda asobanura byinshi ndetse agenda avuga kubivugwa muri cyangwa se muri ruhago muri rusange, aho havugwamo betting, hakavugwamo amarozi ndetse n'ibindi. Uyu mugabo yagiye abikomozaho ndetse anavuga yuko bamwe mu babyishoramo cyangwa se mu babyijandikamo bagiye guhura n'ibibazo kandi bikaza cyangwa se bakazahura nabyo bibatunguye. Ngira ngo byagiye bivugwa akenshi yuko abayobozi b'ama ekipe mu Rwanda cyangwa se bamwe mu bagize ama ekipe ngo babetinga, abandi ngo bagatega ku mikino runaka kugira ngo ama ekipe yabo abe yabasha gutsinda cyangwa se bamwe ndetse amakipe yabo akanatsindwa kubera amafaranga. Rero ni byinshi byagiye bivugwa, hari n'abagiye bashyirwa mu majwi nubwo hari n'abagiye babihakana bavuga bati ibyo ngibyo ni rumors ndetse ni ugusebya, ni ugusebanya, ntabwo ibyo ngibyo byigize bibaho. Rero uyu mugabo yaje abazwa icyo kibazo ndetse agenda anagishyiraho umucyo avuga ati ntabwo bikwiye ndetse bishobora no kuba ari byo byagiye byica umupira wacu muri rusange. Ati ntabwo rwose mu gihe byakomeza ntaho twaba tugana. Boni Mugabe yakomeje agenda avuga ati umupira niko wubakwa, umupira wubakwa ari uko abantu bafatanyije, ariko ntabwo umupira wubakwa ari uko hajemo match fixing. Ati kandi ikindi dufite gahunda ndende, yagiye abivuga no mu gihe atari yakagiye mu nshingano. Ati dufite gahunda ndende, gahunda yo kubaka umupira ndetse umupira wacu ukaba umupira ukomeye, umupira utarangwamo ruswa, umupira utarangwamo amatiku, umupira ushingiye ku bana bato ndetse umupira ufite ejo hazaza. Ngira ngo match fixing isi mu Rwanda gusa ndetse no ku isi yose muri rusange bivuga yuko ari kimwe mu bintu bimunga football ndetse ikagenda isubira inyuma, dore yuko ngo aho match fixing yaje bityo intsinzi ziraboneka ariko iterambere ry'umupira rikadindira, kuko icyo gihe hatsinda ufite amafaranga cyangwa se hagatsinda umwe mu batanze menshi, bityo ntabwo wamenya ngo ikipe ni irakomeye, nta nubwo wamenya ngo uyu ni yarakomeye, kuko haba habayeho icyo bita betting cyangwa se kuvuga ngo njye ndashaka yuko ibi ngibi biba cyangwa se ibi ngibi ntibibe. Bityo rero ntabwo hakorwa cyangwa se ntabwo imbaraga zose zikoreshwa ndetse n'uzikoresheje usanga atari we ugera ku ntsinzi. Rero ibi ngibi byagiye bivugwa mu bihugu by'amahanga cyane cyane mu gihugu cya Espagne ndetse n'ahandi, bityo aho abasifuzi nabo baje kuza cyangwa se byaje kurangira nabo bisanze muri betting, ugasanga abasifuzi basifuye umukino nawo cyangwa se imikino imwe n'imwe nabo bagiye babetinga. Byagiye bivugwa kenshi, rero iki kibazo bagasanga cyugarije isi muri rusange cyangwa se cyugarije umupira w'amaguru muri rusange. Rero Boni Mugabe SG wa Ferwafa yagiye avuga yuko mu Rwanda bigiye gucika kandi uwo bazafata ashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Taratibu World, mu gace twita Taratibu Update, aho tugeza amakuru agiye cicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Ngiye nitwa N Yusufu, duhore muri comment.